y'ubukwe nahise mbasaba ndababwira se byashoboka ko naza tukibanira mu rugo, ntabwo bigeze babitindaho, ibintu bisanzwe kujya kuba kwa sister wawe. Then nagiye kubiba ariko ngiye target nari mfite yari yo kubatandukanya. Boyfriend ngera aho ntangira kumugusha, birangira ngeze ku mugambi wanjye. uramugusha azin aba umugabo wawe? Yes. Okay. Rwihishwa, umugore batabizi, ariko bigeraho bifata izindi ntera. Ariko noneho byaje kugeraho umunsi umwe ndi kumwe na boyfriend mu rugo, mfata telefone y'umugabo we nandikira murumuna wanjye message, ndamubwira ugere mu rugo, ngera mu rugo wihuta ndagushaka. Yego. Ariko njye target nari mfite iri yo kugira ngo aze dufatane n'umugabo we. Ahita ashaka ko bafatana? Yes. Ahita amusiga, sister musige, then mbona uko sasa mwigarura noneho biri official. Okay. Umugabo ntabwo yari azi kiri kuba? Ntabwo yari abizi. Ariko wowe wafashe phone ye, uzi password ye? Nari nyizi. Wari umaze kuba umuntu wo mu rugo ku buryo ibintu byose ari ubizi? Nari maze kuba close cyane kuri we, nari mbizi. Umwandikira boyfriend wawe we azi ko muri kumwe nkawe nawe gusa, kumbe wahamagara umugore ngo azabafate? Wow. Family and friends, bahaye ikaze kuri channel yacu. Nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. Twe Imana yacyaturinze, tumeze neza cyane, turashimira Imana. Tubahaye ikaze kuri channel murisanga aho muherereye hose, abari ku manywa, abari nijoro, ince zose z'isi yose, ahantu hose uherereye ku isi yose, wisange kuri YouTube channel yacu. Rero uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe. Rero nkuko nababwiye ko adashaka kwigaragaza, yambwiye inkuru ye, gusa ndi kumwe n'abahangaha, nzajya mbabwira byo ntibuka anyibutse kugira ngo mbashe kuba inkuru y'umwimerere. Yambwiye ko byatangiye ubwo hari umuhungu wamwandikiraga message, n'umuntu waramuhaye pass, hanyuma bamwandikira message, umuhungu amusaba ko bashobora kujya kubonana. Hanyuma nkuko namwe mubizi, abakobwa benshi iyo babasabye kujya kubonana usanga afashe umu friend we cyangwa se umu family member we akamuherekeza. We rero byarangiye afashe one of her sisters abari umuherekeza kujya kureba wa muhungu wari agiye guhura. Bagezeyo wa muhungu akunda sister we, na sister akunda wa muhungu, gusa ntibabimubwira, babigira ibanga. Hanyuma atashye yumvaga ko biri kose hari icyabaye, akomeza ku expectinga yuko umuhungu amuvugisha. Umuhungu yaratamusaba urukundo, gusa bari bagiye kubonana afite intention nyine yuko bakundana. Gusa ntibyabaye nkuko yabyifuzaga, kuko umuhungu akomeje agenda cutting connections. Birangije umusista we ntiyagira ikintu na kimwe amubwira, kandi aribo bakomeje mu rukundo. We ibye bisa nkaho byarangiye byarakonje, biribagirana nyine bisa nk'ibirangiye. Noneho atubwiye ko umunsi umwe yaje kubona sister we yagiye muri douche, telefone ye hanze, abonaho message ipapinze ariko iriho ifoto ya wa muhungu bandikiranaga. Arabikeka. Sister wasohotse aramubaza ati uvugana na runaka? Nta nubwo yifuje ko tuvuga izina ry'uwo muhungu, nta nubwo yifuje ko tuvuga izina rya sister, kuko ntabwo ashaka ko umuntu ari we wese aba involved, gusa arashaka inama yanyu. Hanyuma abonye message abaza umu sister we ati uvugana na runaka? Umukobwa aramubwira ati reka reka, ntabwo mvugana nawe, nta na nimero ye ngira. Ndamubwira ati sawa, nagira ngo numve tu nyine, kuko nari mbonye ya message popinze up, mbona ifoto ijya kumera nk'iyi, ariko kuko telefone message iza iri kure, ntabwo bita bigaragara ku buryo atukomfaminga ngo umuntu runaka. Hanyuma rero ntiyagira ikintu kimwe abimenyaho. Barakomeza barabana, sister we asa nkaho yegeranye nawe umuhungu, gusa nkaho birangiye. After sometimes sister araza aramubwira ati mba rero nkubwiza ukuri, wa muhungu burya ninjye twakundanye, turi mu rukundo, ari no hafi kumpropose, mbega turi hafi gukora ubukwe. Rero amaze kubimubwira, sister we nyine yumva biramubabaje. Reka nkubaze mahanga kugira ngo unyibutse, amaze kukubwira yuko yakundanye na wa muhungu mwendaga gukundana, wabyakiriye ute? Byagenze bite?
Okay, ikintu navuga ni uko umunsi wa mbere mbona iyo message kuri WhatsApp ntabwo koko nigeze nemera yuko atari we n'ubwo yampakaniye. Naramuketse ariko nanga kubyegereza umutima. Ngibazaho ndavuga cyangwa ariko ndi foto ndayizi kuko nimero ndayifite, nakomezaga mwandikira kenshi. Rero nubwo tutavuganaga ariko nahise mbona ko hari ikintu kitagenda ariko nanga kubimwereka. Sinabyitaho, sinabiha umwanya kuko numvaga ko murumuna wanjye atakora ibintu nk'ibyo. Kuba yatwara umuhungu azi ko neza dukundana cyangwa se azi intention nari mufiteho, azi ko twajyanye date ari ngewe dufitanye gahunda. Hanyuma rero icyo gihe yambwiye ngo barakundana, umutipe afite na gahunda yo kumupropose, bafitanye gahunda zo gukora ubukwe. Byarambabaje cyane naga kubimwereka, ndapretendinga with fake smile, but umutima nari mbabaye. Nyuma y'iyo minsi mutavugana na wa muhungu, byari bisa nkaho byakuvuyemo wumva nkaho birangiye? Kuki byakubabaje kubwe ko bakundanye kandi wumvaga bisa nkaho byarangiye? Okay, ni ukubera ko nagerageje kuganiriza one of my best friend, mubwira ibyajyaga mbere uko yabaga azi ibintu byanjye byinshi. Actually n'uwo munsi twagiye date nari nzi ko nzajyana n'uwo best friend wanjye, gusa ku mpamvu z'akazi ntiyaboneka. So nyuma naje kumubwira ko byagenze nyuma ya date twari twagiyemo. Then maze kubimubwira arambwira ati wapi n'ibyo bintu byaba, ntabwo murumuna wawe yakora ibyo bintu ngo ubyihorere, uriya mutipe agomba kuba uwawe. Okay, bitewe n'ukuntu twaganiraga nahise mvuga ko sister wanjye arambitrayinze. So niyo mpamvu ntabwo nigeze mbyishimira. Wese bifata ko agutwariye umuntu kandi atarigeze anakubwira ati undi muntu yemera ndeba mushaka kumvaza ikintu bimeze biti. Yes, ntabwo yampaye umwanya wo kubyakira ngo ngiyumvishe ko hari iyo gahunda. Yantunguye ambwira ko umutipe ari kumupropose. Yego. Hanyuma wambwiye ko ibyo birangiye bahise bakundana biri official, nawe ubiza kugapretendinga ukabereka ko basapotinze ku mutima utabashyigikiye. Actually nyuma y'iyo proposal, nyuma y'uko yambwiye gutyo naje kumenya ko umutipe yari yamupropoje. Yagarutse mu rugo yambaye impeta. Nta magaruro byari bigifite niko nabyita. Byarambabaje cyane kandi muganira na wa best friend wanjye, akanyumvisha uburyo kinarenganye, uburyo sister yampemukiye, bigatuma numva ndushijeho kutishimira urwo rugendo rw'urukundo rwabo. Hanyuma amaze kumuporopoza, umuhungu yajyaga aza mu rugo. Wambwiye ko umuhungu yajyaga aza mu rugo kumureba, cyane ko ari umuhungu wishoboye ufite n'imodoka. Yazaga kumureba, bikagenda bite? Ukabona se ko umuhungu wenda ari n'ikintu yikeka? Byabaga bimeze bite? Umuhungu yari yarakatinze connection zose. Nta kintu kimwe nari ngivugana nawe. Nigiye menya ko yapropose sister wanjye ntabwo nigeze mwandikira. Hanyuma igihe yazaga kureba sister mu rugo, yaragusuhuzaga, ubonaga nta kibazo? Okay, njye navuga ko impamvu numvaga binandakaje babikoraga behind my back, kubera ko nta munsi n'umwe yigeze kuza kumura mu rugo mpari. Okay. Yego. Hanyuma rero ibyo birangiye watubwiye ko bimari we n'umukobwa. Yego. Barangije kwimariya basaba kujya kubana na sister wawe kubera ko warapretendingaga nta kintu kimwe wari ntabwo wari ubyishimiye ko warapretendinga ko wumva gushaka kwica ubukwe bwabo n'ibintu byabo byose ushaka kubimesinga. So nyuma y'iyo proposal ntabwo batinze gukora ubukwe. Rero wa mu best friend wanjye yarambwiye ugomba gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo uhagarike ubukwe bwabo. Ntabwo wakwemera ko sister wawe ajya kuba mu buzima bwawe, ukagombye kuba uri. Yanshyizemo izo yes, bituma rero nanjye ntangira kwiyumvisha ko ngomba kurwanira ibyanjye nkabyigarurira. Rero umuvinga mu nzu yabo ufite idea yo kubisesagura yo kubyica kwa. Yes, nyuma y'ubukwe nahise mbasaba, ndababwira se byashoboka ko naza tukibanira mu rugo. Ntabwo bigeze babitindaho, ibintu bisanzwe kujya kuba kwa sister wawe. Then nagiye kuba bari kongera target nari mfite yari yo kubatandukanya. Wumvaga still gifite
umubabaro ku buryo udashobora no kwakira ko babanye. yes. Hanyuma umaze kugera kwa sisita byagenze bite? Byabaye ibintu byinshi birebire, amakosa menshi nakozemo, nta kuri ubu munota njya mbitekereza nkavuga ati ni njyewe koko. Gusa sometimes iyo umuntu atatekereje neza asanga yahubutse agakora ibintu bimwe nyine atagakoze. Iyo ubwenge bugarutse nibwo ubyibuka ukavuga ati ibi bintu ntabwo byari ngombwa, ariko muri iyo moment numvaga ko ari byo kuko ndi gukora ibintu biri no. Hanyuma twarabanye, amacenga ari menshi, boyfriend ngera aho ntangira kumugusha, birangira ngeze ku mugambi wanjye. Uramugusha aba umugabo wawe? Yes. Okay. Rwihishwa, umugore batabizi, ariko bigeraho bifata izindi ntera. Donc waramwigaruriye aba noneho muba nk'umugore n'umugabo, na sister wawe nawe ntamenye ibijya mbere ariko wowe uzi icyo wakoze. Yego. Hanyuma boyfriend wawe se wabonaga asa nk'ufite gahunda, yari amaze kwimarira? Sintekereza ko hari indi gahunda aragufite. Wabonaga indi gahunda yenda gufiteho se? Okay, njyewe kubera ko narabimuforsaga, ntabwo byari bimurimo, nabimuforsingaga. Ngiye target mfite no yuko sister umunsi azadufata, azatura urugo agende, hanyuma boyfriend nshake. Okay. Ntabwo iyo gahunda njye nari mfite, kuko mu nama nagirwaga na best friend wanjye, yarambwiraga ati nta kuntu sister we yabafata ameze bane n'uwo mugabo azahita amukurikira. Byaje kuba? Ntabwo byabaye. Byaje kugenda bite rero nyuma yawe? Nyuma rero umubano warakomeje nk'ibisanzwe, sister agera aho arasama. Amaze gusama navuga ko byambabaje, byarambabaje cyane, kubera ko nabonaga noneho ko ngiye gutsindwa, ubwo bagiye kubyara nta yandi mahitamo, nta magaruriro, nta garuriro byari bigifite, nkabona nyine mbaye ruza. So icyakurikiye ni uko naje kugisha inama wa best friend wanjye, arambwira se baretse tukagerageza ibishoboka byose tukabareba ukuntu twamushyirira imiti mu biryo iyo nda ikavamo. Best friend yari yakubwiye atyo? I was crazy, like ntabwo ndi gutekereza, numvaga kuko hari fact yampaga, nkumva ibintu ambwira ni ukuri, nkumva barandenganyije. None akumva ko inda nivamo bizafasha iki? Bazatandukana nanone kubera nta mwana azaba mufite, nzakomeza ngerageza. Utako ufite gahunda yo kuzamubuza urubyaro forever? No. Jesse numvaga ko namubyarira biraba bikigoye kubasepa. Okay, I see. Yego. But muri cya gihe inda iri buvemo, numvaga nyifite time yo kongera gutrayinga one more time. I see. Hanyuma bigenda bite rero? Ubwo byageze nijoro mu masaha ya 10:00, uri hafi gucya mu gitondo, ararwara murumuna wanjye. Bamushyiremo ya miti? Yes. Iyo miti ntabwo wari ufite ubwoba ushobora kumuhitana nawe ubwe? Nubwo nari nyizi, uwo mu best friend wanjye yarayimpaye, arambwira ngo umushyirire muri drink cyangwa mu byo kurya. Nubwira nta kibazo, nta kintu kimwe mutera. Nakubwiye nari meze nk'umusazi. Best friend wawe wari umuyobozi wawe, niwe wakubwiraga ati kora iki kora iki kora iki? Yes. Yego. Ariko byaterwa rero na fact yampaga ukuntu bamemukiye. Umva ibintu ndi gukora birakwiye. Yego. Icyakurikiye rero ni uko yaje kunywa ya miti mu byo kurya, bigeze nka 10:00 z'ijoro ararwara cyane, araremba, ararira. Boyfriend arabyuka, aranampamagara binyure ku cyo umuntu nawe yabaye. Ahamagara imodoka, yari bwije cyane, ahamagara imodoka imujyana kwa muganga. Ntibashaga no kumwitwarira ko yarasanzwe atwara? Yego. Yamagaye imodoka. Okay. Imujyana kwa muganga muri iryo joro, turajyana twese. Gusa yarahageze bamuha imiti, inda ye ntabwo yigeze ivamo. Byibuze basi. Kuri ubu ndabyishimira ko icyo gitavuyemo,
ariko icyo gihe njye nari mbabaye ko itavuyemo, ariko kuri ubu ndabishima Imana kubera ko mu ngaruka z'ibintu byose nakoze zangezeho ntabwo nzi ko icyo cyo noneho nari kuzakibabarira iyo kiramuka kibaye. yego. Nuko rero sister inda ntiyavamo ku bw'amahire. Birangije sister agaruka mu rugo. Yagarutse mu rugo deja wowe warabaye nk'umugore mu rugo, ari wowe n'umugabo we mbega musa nkaho urugo mwarwigaruriye. Yego. Amaze kugaruka inda itavuyemo akirwaye gutyo, hari icyo wamufashije, hari byari bimeze bite, cyangwa n'undi style ko n'undi ntabwo waramufashe ko nta mutima muzima wari umufitiye, wumvaga wowe ushaka gusa ko byangirika? Byagenze bite amaze kugaruka rero avuye kwa muganga? Umubano wacu warakomeje, namuberaga indyarya nta kurya atari bunkeke, nashakaga ko azamvumbura ariko namaze kugera kuri target yanjye. Ariko Rusenge yes bitagifite igaruriro. Icyo gihe ntabwo bamenye ko ari njye wabikoze. Yaragarutse rero mufasha kubishoboka nk'umuvandimwe, yanda kwitendinga. Ariko noneho byaje kugeraho umunsi umwe nari kumwe na bofre mu rugo, mfata telefone y'umugabo we nandikira murumuna wanjye message, ndamubwira ugere mu rugo, gera mu rugo wihuta ndagushaka. yego. ariko njye target nari mfite iri yo kugira ngo aze dufatane n'umugabo we. Ubu ashaka ko bafatana? Yes. Ahita amusiga, sister amusige, then mbona uko sasa mwigarura noneho biri official. Okay. Umugabo ntabwo yari azi ikiri kuba? Ntabwo yari abizi. Ariko wowe wafashe phone ye, uzi password ye? Nari nyizi. Wari umaze kuba umuntu wo mu rugo ku buryo ibintu byose ari ubizi? Yani maze kuba close cyane kuri we, nari mbizi. Umwandikira bofre wawe we azi ko muri kumwe nkawe nawe gusa, kumbe wahamagara umugore ngo aze agafata? Wow. Rero icyo gihe amaze kuza yarikanze cyane, ararira cyane cyane cyane. Ariko hanyuma ubwo umugabo yarikanze kuko umuntu wanjye ari kurira ari kuvuga ni gute wanyandikira ngo nze ndebe ibintu nk'ibi. Umugabo avuga nta message nigeze nkwandikira. Amaze kuyimwereka rero ahita abona ko ari njye wabikoze. Abona ko ari umupango napanze, yarikanze. Namubwira ntabwo nzi ko tubana n'umuntu umeze nk'uyu mu nzu, iyi niyo target yawe kugira ngo usenye uru rugo. Ngo nawe yahise ansubiramo amvamo, sinzi ikinyarwanda cyiza nakoreshaho, nawe yahise nyine gusiga nyine anyisubira. Akwihakana? Ni ukukwihakana se? No. Mbega yahise nawe nyine abivamo, abona ko ushaka kumusenyera urugo, nta mugambi mwiza wari umufitiye. Hanyuma ubwo bahise baganira, sister wanjye yararize, arikarakasa nk'iminsi nk'ingahe. Yaje kutuzaganira n'umugabo we, biba ngombwa ko banyirukana. Wowe waragarutse mu rugo rurayemo? Narurayemo. Ko ufite umutima ukomeye? Narurayemo. Hanyuma bahise bambwira ngo ntabwo bishoboka, genda usubire mu rugo. Kuko njye nari nzi ibyabaye, naje kuvuga se ndajya mu rugo noneho ndanyura he, ndahingukira he, baravuga ngo iki. Numva nabyo binteye ikibazo kuko numvaga sister ari bubabwire. Yego. Ikintu nakoze nese njya ko wa mushuti wanjye, ngiwe was crazy day. Ubwo rero nahise ngiwe mara iminsi. Wa mushuti wawe umwe kugiraga inama? Yego. Kuko utagiye mu rugo? Nabuze aho nabahera kuko nari mfite ubwoba ko murumuna wanjye ari wampagara akababwira ibyo nakoze. Ariko utamenya ko babimenye? Umutima wonyine warambwiraga ntabwo wagenda. Then nyuma rero n'ubundi murumuna wanjye yaje kubibabwira, bamwe mu rugo barampamagara, bambwira amagambo menshi, nawe urabyumva, barantuka cyane. Icyo gihe aho byari bigeze nanjye umutima wari utangiye kunshira urubanza. Cya mbere nari
byaba wamaze guferinga. gahunda zose nari mfite zari zaferinze, nta kintu na kimwe nari ngezeho, ahubwo nari nitandukanyije na murumuna wanjye ndamuhemukira ibintu byinshi. Umuryango barampamagaye barantuka cyane amagambo menshi. Bose famiye donc muzehe na mukecuru n'abavandimwe. Yego. Tuvuga turi abana batanu. Papa yarambwiye kuri telefone ati mu bana batanu nabyaye ni wowe mfura, ariko ntabwo ukiri umwana wanjye, nsigaranye abana bane. Yari afite agahinda. Arangije umuryango. Ubwo nagumye kuba mu bucuti wanjye. Ibikomere ari byinshi, nicuza, nirirwa ndira. Udashobora kuba wanaca muri family members ngo babwire uti nsabe imbabazi ngaruke mu rugo? Ntabwo nigeze mbikora kubera ko kuri icyo gihe nari ngifite ubwoba. Nkavuga niba nabo mu rugo batari babwiye ndaba nitaye hanze bahita babimenya. Ba family members. Okay. Nkumva ntabwo biranzamo guhita mvuga njye guca mu bandi, nkumva ngiye nzagerageza. Nkumva nyine ubyaye ikibazo arakirigata, bazagera bambabarire, nuko barakaye, ni iminsi mike bizashira. Yego. Ako byanze gushira kuko navuga ko ndi nyakamwe kandi mfite umuryango n'itwanda cyaba bafite bose bariho. So nyuma rero naje kwapurika green card. Ndi kuri mushiti wanjye, ndanamushimira cyane, niwe wampaye igitekerezo, arambwira ubuzima urimo uri kubona amaherezo yabwo ari ubu. Arambwira reka tugerageze twapurike n'ama green card, hari igihe twazahirwa wenda tukigira hanze. Yego. Ngeremeje mu gake. Twaje kwapurika turi babiri. Ngira umugisha bari ngiye uyibona. Umwaka umwe warapurisi utwana green card? Yes. Ku nshuro ya mbere mpita nyibona, njya muri Amerika. Nibwo naje muri Amerika icyo gihe. Hashize imyaka 5. Hashize imyaka 5 waraje muri Amerika? Yego. Hanashize imyaka 5 ibyo bintu bibaye. Yego. Kuva rero muri iyo myaka 5 ntabwo ndongera kuvugana n'abantu bo mu rugo. Ubonye green card se ntiwahamagaye ngo babwire uti nabonye green card ngiye kugenda, base nimumbabarire ngende dukemura bino bibazo? Narabahamagaye of course. Narabahamagaye basaba ko banamperekeza, ntabwo bansubije, ntabwo banyitabye. Niyo nakoreshaga nimero y'indi muntu wumvaga yinjye bagakupa. Ni ukuvuga ngo ntibamenye ko wagiye cyangwa barabimenye? Barabimenye ko nabohereje ibintu byose mpereza n'itike byose. Bari babizi n'igihe bugendere, nkavuga byibura umutima uzabakomanga baze duhure kuri airport. Nta muntu wigeze aza. Ni umushiti wanjye wenyine gusa twajyanye, niwe wamperekeje. Yego. Umaze kugera muri Amerika rero umuryango ntawo gifite, abavandimwe bose ntawo ufite, uri wenyine. Kandi hano hantu rwose abantu mudukurikiye, aha hantu habirungu, kuba wenyine udafite famiye biragoye cyane. Ntabwo se hari ukuntu abantu benshi baba bumva wenda byakunze ubwuje kuzafasha umuryango uzagira ibyo wamarira abandi? Ntabwo byageze bikunda? Ikintu cyanje mu mutwe naravuze uko ngiye muri Amerika azangarukira. Ko naribeshyaga, numvaga nzabaha amafaranga, nkumva baravuga nyine ngo bakunda ukize, mumva bizakunda. Yego. Ariko naribeshyaga, ibyo byose ntabwo ariko byagenze. Ntabwo byageze bigira icyo bihindura? Nta kintu na kimwe byahinduye. Yego. Kubera ko narabahamagaye n'ubundi ngeze aha, nkoresheje nimero z'inaha batazizi, ariko banyitaba bakumva ari njyewe bagakupa. Yego. Nakwandika message ntibazisubize. N'abasaza banjye bose bigenda gutyo. Nta muntu n'umwe ugeze umbabarira kugeza na n'ubu. Bose urahanga akambwira uti ndi hano bimeze gutya, nifuza ko mwambabarira, still biranga. Ariko kandi nubwo umwana we yakora ikosa, ni umuntu, nta muntu udacumura. Sinzi impamvu banyuma imbabazi. Ntabwo ndi proud y'ibintu nakoze, ntabwo ndi proud pe, ariko nkeneye imbabazi. Iki gihugu ni igihugu cy'irungu nk'uko babivuze. Nabagaho ndi mu marira gusa, bari baribaje n'ikibazo nagize
kubera ko nari mfite agahinda kenshi nkareba ndi njyenyine mu gihugu ntazi ubuzima umuntu atamenyereye nta muryango ntubavugisha ya nari nararwaye depression niko nabyita ariko agahinda k'ibyonyi yes yeah. hanyuma rero umaze kugera ahangaha n'ubundi se nta kibaye ntabwo wigeze ufata intambwe rero uri kumva ko aho bigeze wabwira umuryango naragerageje na bya bindi nibwiraga byo kuvuga ngo nimbwira famiye baranseka bamenye ibyo nakoze nageze aho byose ndabirambika ndabibabwira namagaye data wacu ndamubwira ushobora kuba uzi ibyabaye kandi niba utabizi ndi ready kubikubwira ariko intention yanjye ni imwe nuko wansabira imbabazi ukanyumva n'umuryango yarambwiye ati byabaye ndabizi yego ariko nzagerageza kuvugisha ababyeyi bawe nyuma y'igihe yarambwiye ati nagerageje kubabwira barambwira ntabwo ashaka kumvira iryo zina mu matwi yabo byagenze ni inkuru ibabaje pe ibintu byinshi biteye ubwoba it's so hard kugira ngo umuntu abashe kubyumva neza gusesengura ukuntu byagenze ni ibintu bigoye muri sayidi zombi ariko rero impamvu wahisemo kuza ahangaha ni ukugira ngo urebe base ko hari ukuntu bazabona kino kiganiro bakagira icyo babitekerezaho mu kukubabarira yes impamvu nyamukuru nakoze iki kiganiro nahamagaye muri umwanya ugira amusaba imbabazi we n'umugabo we ntabwo bigeze banyumva wenda message barazisomye ariko ntabwo bigeze bansubiza bamenye ko bambabariye bimvuye ku ndiba y'umutima ndabasaba imbabazi cyane narahemutse ntabwo mbihakana umuntu wese ni umuntu hava akagera yagwa mu ikosa yagwa mu cyaha yagira inshuti mbi yagirwa inama mbi ibyo ni ibintu bishyika kuri buri muntu wese ariko ndabasaba imbabazi cyane nibo ba mbere kuko nibo bari abavictime abantu bakabiri nsaba imbabazi n'umuryango wanjye ababyeyi n'abavandimwe ntabwo byari ngombwa ko nza kujya hano kuri social media ariko wenda niba nayo ari inzira nakoresha kugira ngo mbabarire nayo numvishe ko ari ngombwa ko nyikoresha ntabwo nigeze nshyira ubuzima bwabo hanze biraba ari private nta muntu wabamenya amazina twavuze yes ariko bo barimenya n'ino story niba yumvaho baramenya mu by'ukuri intego yanjye nyamukuru yo gukora iki kiganiro ni ukugira ngo mumbabarire none se muzandeka mbuwande muzanta gutya uri ku gasi umunsi umwe muzumve se ngo niyahuye muzumve se ngo napfuye muzavuga se ngo mwarankundaga ihangane nuko iminsi nuko bigenda ariko turasaba abantu muri comment rwose muze kumubwira inama yakora kuko murabona ko inzira nyinshi yarazigerageje ku giti cye arababaye afite ibyo yagerageje byinshi bigiye bitandukanye ntibyakunda ariko muze kuza mu muryango nk'uko byaramwe mumuhumurize kandi umusharinge ikiganiro kigiye kuri famiye ye turi ko byibuze aricyo famiye yabitekerezaho n'ubuhe butumwa wumva wagenera umuryango muri rusange ikintu njye cyonyine nifuza ni imbabazi nubwo bambabarira then ntibazongere kumvugisha nta kibazo ako basi bakambabarira nkumva umutima wanjye ndaruhutse kubera ko mu gihe batarambwira bature n'akanwa kabo ngo turakubabariye nzahora ndi umuntu wibreminga nta byishimo ikintu njye nifuza gusa nuko mwambabarira nimumbabarira n'ibindi wenda bizakunda ihangane ni ukuri usabye imbabazi arazihabwa ngayo nguko ari gusaba imbabazi kandi burya umuntu ugira umutima wo gutwara wo kuza gusaba imbabazi ni bake umuntu w'imfura n'umunyabwenge n'umuntu wakuze mu mutwe uri macuwa ni usaba imbabazi rero umuntu asaba imbabazi kandi abikuye ku ndiba y'umutima ababaye gutya arira atakamba nyaboneka muzamuha imbabazi babyeyi ntawe udakosa ntawe utagwa mu cyaha ariko muzihangane mubabarire nawe abe umwana nk'abandi nawe yisange yongere agire aho abarizwa
yego. Mu kiganiro tugisoza hari ikintu kindi wumva wifuza kuvuga mbere yuko dusoza ikiganiro? wenda nayo inama abana b'abakobwa badukurikiye nkababwira ntuzigere uhatiriza urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye, rujyaho rushaka, mu gihe ubona bitari gukunda rwose uzakuremo akawe karenge, nta mpamvu yo gufosinga, kubera ko iyo nanjye ntaza gufosinga nkumva ko atari njye kuko bitari ibyanjye, ibyo byose ntibyari kuba. Mu gihe ugize kesi nk'iyo rwose ujye wumva yuko uwo muntu ntabwo ari uwawe, hari impamvu Imana itumye bidakunda. Kumva njye n'ibyo byose nagerageje nyine mu batandukanye ntibatandukanye, barabanye babyara buri gihe mbona bapositinga abana barishimye, ariko reba njyewe abona aho ubuzima bwanjye bwaje gupfira. Birumvikana ni ukwirinda guhemuka, burya ukibishoboye Imana izagufashe wirinde guhemuka, kandi ugire ubupfura, ukunde umuryango, mubabarirane kuko turakosa, tugomba gukosa kandi tukababarirwa, ariko kandi tuzirinde guhemuka. Mujye mwirinda guhemuka, urabona ingaruka zo guhemuka byanze bikunze zirakwafekitinga. Rero murakoze cyane, mwakoze kubana natwe. Channel yacu nagahoraho, tuzabazana izindi nkuru zitandukanye, n'undi muntu wese wumva afite inkuru akaba atifuza kwigaragaza kuri kamera ariko kumva ashaka kugira icyo asangiza abantu mu rwego rw'inama, mu rwego rwo kugira ikintu abantu bamwunganira mu bibazo waba ufite se, cyangwa mu kintu waba wumva wifuza ko abantu bakunganira, uzaze tugufashe. Twe ntabwo tuvuga famiye, ntabwo tuvuga amazina y'abantu, nta muntu ubaye involved, ubona message ushaka ariko kandi nta muntu ubaye involved. Rero murakoze cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde, turabakunda, bye.